Inshuti bakunzi ba Dabook TV n'ishuri ryo gusenga TV ndabasuhuje nje mu kiganiro gitoya kitaza gutinda. Ni ikiganiro gikurikira icyo nakoze ejo. Numvise nkwiriye kugaruka muri iki kiganiro kugira ngo ngire ibyo nshyira ku murongo, ibyo nkararifiya, ibyo nsobanura neza. Mbere ko ninjira mu kiganiro cy'uno munsi, reka tubanze dusenge. Mana, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye ko ukomeje kubana natwe muri uno murimo w'icyubahiro tutari dukwiye, turabaswa, turi ntamenyekana, turi abanyaminwa yanduye, ariko ubona yuko muri ibihe bya nyuma ari twe wahamagara ndetse n'abandi kugira ngo tuze gukora uno murimo, kandi turabizi neza rwose ko uri kumwe natwe. Turagusabye ngo ugumye kudufasha, umurimo wawe ugende neza. Ngaho reka duceceke, uganize ubwoko bwawe, tusabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka twongere dusuhuze inshuti za Dabook TV n'ishuri ryo gusenga TV, aho ziri hose ndabasuhuje. Imana y'amahoro ibamere umugisha. Inshuti zanjye zose uko mugenda munsengera, murabona ko ibintu bigenda bigaruka mu buryo. Mu minsi yashize sinabonekaga cyane, ariko ubu ngubu nongeye kuboneka kandi nje mu murimo. Mfite nzi neza icyerekezo. Nshima Imana yo mu ijuru ko nta kintu kijya kimbaho nta gisobanukiwe, nta kibwiwe. Ubu ngubu aho ngeze ndahazi, kandi ni ahantu heza cyane hazakurikirwa no kurangira kuri urugamba, tukinjira mu mahoro turi kumwe n'umwami wacu. Imana ishimwe cyane rero ko dukomeje gukora uno murimo, nubwo bwose byagaragara ko bikomeye, ariko umurimo ukomeje kudutota. Muri byavuze ati umurimo uradutota, umurimo uradutota, dufite umwete muke n'uburinde ry'umusange utimwa bifasha ubu. Haleluya. Umurimo ukomeje kudutota. Nje mu kiganiro nahaye umutwe uvuga ngo ya nyamaswa wabonye / kwa Satani ni hehe amafaranga aturuka. Iki kiganiro kije kugira ngo gisobanure ikiganiro nakoze nijoro. Biratangaje kumva umuntu wize, njya mvuga gutya abantu bakagira ngo ni ukwishyira hejuru, avuga ngo hari abantu ikuzimu runaka amafaranga acukunyuka agaca nk'ahantu nko mu nyanja, abantu bakayafata, cyangwa se agaca mu irimbi, abantu bakayafata, hanyuma bakaza bakanyanyagiza. Uyu munsi ngiye kubasobanurira kwa Satani ni hehe amafaranga aturuka. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Ya nyamaswa wabonye nayo ndayisobanura, ya nyamaswa nabonye nayo Imana yayisobanuriye neza. Ndashima Imana ko igendana nanjye, ivugana nanjye, naba ndi mu nzira, naba ncecetse, naba ndyamye, naba ntwaye imodoka, naba ndi muri bisi, naba aho ndi hose, mfata umwanya wo gutuza imbere y'Imana. No mu kazi rimwe na rimwe iyo mbona hari tashe ziri repetitifu, kuko nazo njya nzigira ziri repetitifu, ni tashe zisubiramo. Bisobanura gute? Ni ukuvuga ngo gukora nyinshi uzikora usubiramo, ariko ari utuntu metiriza cyane. Akenshi nizo, iyo nshaka kuganira n'Imana nizo nikorera, kuko ntabwo bisaba gutekereza cyane. Iyo mvuze gutyo abantu baravuga ati ko se nk'umuntu ukora mu bya inspection y'iby'indege, ubwo tashe ziri repetitifu ni nk'izihe? Ushobora gufata agapiyese kameze gutya ukakareba witurije mu mutima wawe, ushaka akantu k'akadefo kariho kagashyira ahangaha, ugafata kandi uri gutekereza. Imana rero igumya kujyana nanjye, iganira nanjye igihe cyose nafashe umwanya wo guhagarika ibindi bintu byose, nkajyana umutima wanjye imbere yayo. Ya nyamaswa wabonye
kwa satani ni hehe amafaranga aturuka. Ndabanza gusaba imbabazi cyane cyane ku kiganiro nakoze ejo bundi ndi mu modoka, nashyizeho thumbnail y'ibihumbi 2015. nabikoze nihuta ntabizi neza ko nari mfite iminota, nari nsigaranye nk'umunota umwe kugira ngo mbe ngeze kuri poste yanjye nkoreraho, mpfa gushyiraho nihuta kuko jyewe mfite allergie yo kureka ntuze YouTube igashyiraho isura yanjye kuri channel yanjye. Kera najyaga mbikora ariko Imana irabimbuza. Najyaga mbikora ndumva ibiganiro nka 3 bya mbere narabikoze, ariko nyuma Imana irabimbuza. Impamvu yabimbujije irabizi, nuko noneho nkajya ishyiraho thumbnail zindi zidakanganye ariko zifite icyo zisobanura, aho kugira ngo nshyireho isura yanjye idafite icyo isobanuye. Imana ishimwe rero cyane, Imana ishimwe cyane kuko nkomeje uno murimo, kandi Imana izawuduhembera. Imana izaduhembera yuko tutayisuzuguye. Imana izaduhembera. Hari bene data bari mu murimo nabo, ndumva Imana ikomeje kubana nabo. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Bakorinto ibice 2, ibice 6, umurongo wa 14 n'uwa 15, ngo ntimwifatanye n'abatizera mudahwanye. Mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya bite? Cyangwa umucyo n'umwijima byabana bite? Kandi Kristo ahuriye he na Beliyali? Cyangwa uwizera n'utizera bafitanye mugabane ki? Nigeze kubasomera amagambo yo mu Gutegeka kwa 2 ibice 13 umurongo wa 13 kugeza kwa 18, ariko sinsoma hose, ndasoma agace gato kugeza kwa 15, ngo wakumva inkuru y'umwe mu mudugudu yawe Uwiteka Imana yawe iguha guturamo, bavuga bati, hari ibigoryi. Muri Bibiliya ya King James bavuga ngo children of Belial. Hari ibigoryi, urubyaro rwa Beliyali, baturutse hagati muri mwe, bashakisha mu mudugudu wabo bati, tugende dukorere izindi mana mutigeze kumenya. Uzabaziririze, ushakishe, ugenzure, nusanga ari by'ukuri bidafite gushidikanyaho yuko ikizira kingana gutyo cyakorewe hagati muri mwe, uzakomeze uwo murongo urebe uko bimeze. Imana idufashe cyane. Nigeze kubakorera ikiganiro kivuga ku rubyaro rwa Beliyali, ndi kubaza ngo ni gute urubyaro rwa Beliyali rwaturutse. Icyo gihe nakoze ikiganiro gikomeye cyane, Satani arakirwanya kugeza no ku munota wa nyuma. Ni kimwe mu biganiro bikomeye nakoze. Cyarabazaga ngo ni gute urubyaro rwa Beliyali rwaturutse i Sodomu na Gomora, rukomboka mu bisekuru, rukaba rutuguye gitumo muri ibihe by'imperuka. Ndabisobanura, ngaruka ku gitabo cyandikiwe mu Budage. Mu Budage ni iwabo w'ubwiru bw'umwijima, nubwo bwimutse ubu ngubu bwageze muri Amerika. Mu Budage ni iwabo w'ubwiru bw'umwijima bukomeye cyane. Niyo mpamvu Hitler yakoze ibintu bingana kuriya, ndetse n'ibingibi by'ibigendajuru y'amadrone mubona mbere y'uko mu bihe bya Hitler bari bayafite bakorana n'abadayimoni bakomeye cyane. Mu Budage ni iwabo w'ubwiru bw'umwijima. Handitswe igitabo rero nige nabagarukiyeho, nababwiyeho, kivuga ko Beliyali yatangiwe gusenga bwa mbere muri Sodomu na Gomora, isengwa n'abatinganyi bo muri Sodomu na Gomora. Ni ikihe kimenyetso cyerekana umugabo wo muri Sodomu na Gomora umwambuye ubusa ukamwitegereza ahantu hose? Ni ikihe kimenyetso wamusangaho? Muze kucyandika muri commentaire, ntabwo mbivugiye ahangaha. Ariko mfite agahinda gakomeye yuko Beliyali ndetse n'urubyaro rwe, mumbabarije mugiye gukoresha, Beliyali ndetse n'urubyaro rwe bashaka gusodomiza isi yose. Reka turebe iby'iwacu mu Rwanda, bashaka gusodomiza u Rwanda rwose.
gusodomiza ni ukwenda umugabo umuturutse inyuma. Ndi kuvuga ibintu bikomeye cyane kubera amafaranga aturuka kwa Satani. Ndibuze kubabwira kwa Satani ni hehe amafaranga aturuka. Ese koko abantu bagenda baca mu irimbi bakamanukira ikuzimu bakayoramo amafaranga bakongera bagaca mu irimbi bagatunguka mu irimbi bafite ibimarete by'amafaranga cyangwa ibikapu by'amafaranga bakaza bakabinyanyagiza? Logiquement parlant, mu by'ukuri abantu baca mu irimbi cyangwa bagaca mu nyanja bakamanukira ikuzimu bakavanayo amafaranga, cyangwa abandi bavuga ngo bakavanayo amavuta yandi yo gucuruza ngo atukuza n'ibiki byose n'imisatsi n'ibiki, bakabizana bakabizana bakaza bakabinyanyagiza mu bantu. Nta mafaranga namwe agenda mu isi ataciye mu mabanki. Niyo ataciye mu mabanki hagomba kuba icyo bita blanchissement de l'argent. Iyeza ndonke niko nabyumvise mu Kinyarwanda, abanyarwanda bayiboneye intuze nziza. Amafaranga agomba kuba yavuye ahantu yaturutse mu mabanki yaturutse mu mabanki akagenda akagura ibiyobyabwenge, cyangwa se akagura indaya, cyangwa se mu mbabarire akagura abana. Ubu ngubu muri Amerika ku ngoma ya Joe Biden na Kamala Harris gusa habuze abana bato bagera ku 300,000, ku buryo ubu ngubu ngo ushinzwe les frontières des États-Unis, ushinzwe imipaka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yihaye umuhigo wo gushakisha abo bana akababona. Ariko se azababona? Oya, ntabwo azababona. Bagiye hehe se? Bagiye muri Mexique se? Bagiye se muri Haiti? Bagiye se muri ntuze baje hano muri Canada se? Bagiye hehe? Batambweho ibitambo mu marituwere y'uru rubyaro rwa Beliyali. Ntabwo azababona. Ariko abo bana bose ababahiga barahembwa, ababagura baba bafite amafaranga akaba afite aho yaturutse akagera mu ntoki z'abantu ari menshi cyane, bakaba bagomba gusobanura aho gusobanura aho ayo mafaranga yaturutse, bagakora uburyo bwo gukora icyo bita iyozandonke cyangwa se blanchissement d'argent. Kandi ubu byaragaragaye neza rwose, byose confirme ko uburyo bwiza bwo koza amafaranga iyozandonke ni ukuyacisha mu nsengero. Niyo mpamvu nta muntu uzongera kujya hejuru y'urusengero adafite aho ahuriye n'uru rubyaro rwa Beliyali. Nta muntu uzongera kujya hejuru, yivuze hejuru y'urusengero, kujya hejuru y'idini adafite aho ahuriye n'uru rubyaro rwa Beliyali. Niyo mpamvu bya bindi twababwiye, ubu namaze kubona ubuhamya bwinshi bw'uyu murimo ukomeye wo gutinga no kurokirita abana bakabajyana mu butinganyi ukuri gukorwa. Abantu benshi banyandikiye, abadiyakoni babirimo, abapasiteri babirimo. Hari uwo wambwiye ati twamaze gufata umudiyakoni wacu amaze gutinga benshi cyane, ariko se hari icyo bashobora kumukoraho? Oya, ararinzwe cyane kurenza wa wundi wari urwaye sida. Kandi wari urwaye sida we byari bifite rezo n'indwara nyine, ntabwo yayikururiye. Ntabwo byari byiza kumunena, ntabwo ari byiza kumunena. Ni indwara nk'izindi, ntabwo yayikururiye. Uyu we ararinzwe cyane, umukoreho umuvuge ngo uramutenga, urebe uko bikugendekera. Kandi azakomeza uwo murimo wo kubatinga, kandi azakomeza uwo murimo wo kubatinga, nabo batinga abandi, nabo batinga abandi, nabo batinga abandi. Ninde uzasigara?
atanditswe mu gitabo cy'uru rubyaro rwa Beliyali? Ninde uzasigara atanditswe mu gitabo cy'uru rubyaro rwa Beliyali? muri mu 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 mu- mu Befeso haranditse ngo mwambare intwaro zose z'Imana ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ninde uzasigara adatsinzwe n'uburiganya bwa Satani? Ntabwo ndi kumva neza ukuntu uri buyobore kino kiganiro. Ese ndahera kuri ya nyamaswa wabonye, cyangwa nkomereza ahangaha nze gusoreza kuri ya nyamaswa nabonye? Reka nkomereza ahangaha nze gusoreza kuri ya nyamaswa nabonye. Umugabo umwe wo mu miryango 13 yaremewe na Satani, kuko hari imiryango yaremewe na Satani, kugira ngo iharure imihanda yerekeza ikuzimu. Byanditswe mu gitabo cy'umugabo wandi witwa Robin Dorita, cyitwa The 13 Satanic Bloodlines Paving the Road to the Hell. Ngo imiryango 13 cyangwa se imiryango 13 ya Satani iri guharura umuhanda yerekeza abantu ikuzimu. The 13 Satanic Bloodlines Paving the Road to the Hell. Ni Robin Dorita wanditse icyo gitabo. Umwe mu muryango ukomoka muri iyo miryango 13 witwa Meyer Amschel Rothschild yaravuze ngo donnez-moi le contrôle sur la monnaie d'une nation et je n'aurai pas à me soucier de ce qui font ces lois. Donnez-moi le contrôle sur la monnaie d'une nation et je n'aurai pas à me soucier de ce qui font ces lois. Mu burenganzira ku mafaranga y'igihugu, noneho giye ntacyo bizaba bimbwiye ku bakora amategeko y'icyo gihugu, cyangwa ku bayiruka, cyangwa ku bayarinda. Ngewe nyihera uburenganzira ku mafaranga y'igihugu, nta kintu bizaba bimbwiye ku bakora amategeko, ku bashinzwe amategeko, ku banyamategeko, ku mategeko y'icyo gihugu. Uko isi yubatse, aba bana b'abahungu bo mu bwiru bw'umwijima basobanukiwe uko isi izaba iyobowe mu bihe bya nyuma. Baravuga bati twebwe, bajya imbere ya Satani baravuga ati twihera ubutunzi bwo mu isi, ibindi byihorere. Bya bindi Yesu yanze ubwo Satani yamujyana ku musozi muremure, akamubwira ati yamujyanaga hejuru y'inzu ku musozi muremure, cyangwa se mu butayu, yamusanze mu butayu, akabwira ati nupfuka mukandamya nzaguha ibi. Bo bagiye imbere ya Satani baravuga ati tuzaguha icyo ushaka cyose, nushaka n'ibitambo tuzabiguha, nushaka n'iki tuzakiguha, ariko tubabara uduha amafaranga, kuko niyo yonyine adufasha gukontrola isi. Uyu mugabo rero Meyer Amschel Rothschild wo mu miryango 13 yerekeza abantu ikuzimu, yaravuze ngo mu burenganzira ku mafaranga y'igihugu, ejo mamoke de ce qui fera. Abantu bavuga bakora amafaranga, bakora amategeko, ntacyo bambwiye. Ndacyaza ngira ngo mbasobanurire aho aya mafaranga tuvuga ngo aturuka kwa Satani, eske ko aturuka kwa Satani? Aba bantu rero bahawe amafaranga, bahawe uburenganzira ku mafaranga y'ibihugu, ku mafaranga y'isi, nibo bafite n'umugambi wa Satani mu ntoki. Uko ugomba kugenda ukurikirana nuko igihe kizagera bagatangira kwandika urubyaro rwabo mu bitabo, bakaba Imana ivuga ngo yaduciyeho imanzi, bakagenda babacaho imanzi urubyaro rwabo barwerekeza, bakusanya intama zabo cyangwa ihene zabo, baberekeza mu irimbukiro. Mu byo bagomba gukora rero, bagomba no gusodomiza isi yose, bagasubiza isi muri kondisiyo
nk'izo Sodomu na Gomora byaba birimo, bitera Imana agahinda, bikayitera kuyirimbura, noneho bakarimbukana na benshi. niyo mpamvu bashobora kudepurasa amafaranga, kuko hari menshi cyane. Hari abantu bafite, ndakubwiza ukuri, hari abantu bafite amafaranga menshi cyane, menshi cyane. umuntu ushobora gusobanura amafaranga y'ubwami bw'Ubwongereza, ndavuga uriya muryango w'ubwami bw'Ubwongereza uko angana, ntushobora. Abandi barabavuga ariko ntabwo bashobora kumenya amafaranga. Ngiye kuvuga ikintu gikomeye, reka nifate nahita mbona abapolisi hano, ariko imagine sa nk'utekereza abantu muri ba bana nababwiye 300, ibihumbi 300 bari kugenda babura. yewe niyo mpamvu ngeraho nkumva mbuze ikintu nakora, nkumva ndatsinzwe burundu, nkumva kubera amakuru ngenda ngeraho kandi nkabyibonera ko ari ukuri, atari ibintu by'intuze. iyo twatangiye kuvuga bino bintu tugenda duhura n'amakuru menshi cyane. ibaza abantu kiso permete biha uburenganzira bwo kuvuga ngo mugende mu mpigira abana, mu bafate, mu bakabutire, mu batuzanire, tubazane, tubajyane mu ishyamba ahantu mu kizu cyiza cyane, tubagaburire, tubereke filime nziza, tubereke intuze nziza, barye baryohe, hanyuma tubasohore mu ishyamba. mu gihe cyo kwinezeza twabanejeje, mu gihe cyo kwinezeza kwacu natwe tubasohore mu ishyamba, dutangire kubirukaho tubarasa nk'impongo, kandi uwo dufashe tumuhakenye gutya. ibaza umwana tortire agira ari kwiruka mu ishyamba, bari kumuhiga, bamuvugiriza induru, bamufata akabona mwene wabo baramufasha, baramutanyaguye. aba bantu b'abasadike baje kuyobora isi, babandi Imana yanyeretse baje kuyobora isi muri ibi bihe bya nyuma, bajya binezeza muri ubwo buryo bwo gufata abana bakabajyana mu ishyamba, bakabashyira mu nzu, barangiza bakabagaburira, barangiza bakabirukaho n'imbunda zo guhiga. aba rero nyine amafaranga nyine baba bayafite menshi cyane, kandi bababwiye Satani ko bazamuha ibyo ashaka. noneho Satani nakavuga ati noneho igezeho ni ugusodomiza isi yose, ukabashyiraho akarango k'abagabo n'abagore bo b'i Sodomu na Gomora, babandi bajyaga bansenga, kuko Beliyali ni irindi zina rya Satani. niyo mpamvu Pawulo yandikiye Abakorinto ba 2:6 kugeza ku 15, arababona imwifatanye n'abatizera mudahwanye, mbese gukiranuka no gukiranirwa byahurira he? Byabana bite? Byafatanya bite? cyangwa umucyo n'umwijima byabana bite? kandi Kristo ahuriye na Beliyali? cyangwa uwizera n'utizera bafitanye umugabane ki? ibintu rero biri kuba ni ibyo muri Deuteronome cyangwa gutegeka kwa 2:13 kugeza kwa 18, ngo wakumva inkuru y'umwe mu midugudu yawe Uwiteka Imana yaguhaye guturamo, bavuga bati hari ibigoryi, the children of Belial, byaturutse hagati muri mwe, bishakisha mu mudugudu wanyu, biti tugende dukorere izindi mana mutigeze kumenya. abantu nyine bari gushakisha abo kujyana gusenga izindi mana batigeze kumenya, Imana y'ab'iki gihe, Imana hahandi nababwiye bari bari kuririmba ngo nimumurebe di, ngo dore uko yambaye. umwe
yagezeho yinjiramo yambaye amawayiti, ngo yamba ngo murebe n'uyu nguyu ngo yambaye amawayiti, ngo ariko ngo hariho n'utubara, ngo utubara twose ngo dusobanura imigisha y'ubwoko bwose. Hari inverisiyo, hari muri ubu buriganya bwa nyuma buri gukoreshwa, bafite n'uburyo basobanurira abantu ibyo babona, bataye amabara abantu bose banga. Hari umuntu uderutse kuganira ariko Satani ngo azafata ibintu byose byiza, aya mabara abantu bose banga asobanura imigisha yose y'ubwoko bwose. Amafaranga rero ntabwo aturuka ikuzimu kwa Satani ngo acukunyukeyo, ntabwo aca mu irimbi, ntabwo aca mu ntuze. Amafaranga aturuka muri uru rubyaro rwa Satani, bakayadesida agaca mu macano agomba gucamo, akinjira aho agomba kwinjira, abo bagomba guhabwa. Kandi aba bapasitoro bakomeye, aba babishopu, aba baprofete, abo bantuze ba poso bahurira ahantu mantuze mu maroge y'abaframaso, bakaganira bati wowe twemereye ko tuzaguha miliyari y'amadolari, ariko turashaka ko wubakamo urusengero rukomeye cyane, turashaka kugura indege, turashaka kugura imodoka za Royce zigera muri 5, turashaka ko yadepansa gutya kugira ngo abantu bakubone. Ukurura abantu benshi ubikururireho. Ariko se reka nkwibariza ikibazo, nibariza icyo ngewe nageze igihe ntabwo ari ibintu bikomeye cyane nabaye, ariko njya nibaza, iyo umuntu afite imodoka 5-6 akaba afite iyo ndege agendamo, indege kameme, indege nayigenzemo, nagenze mu ntoya nini ngikora muri Chad. Hari udutoya twadutwaraga kuri tere dutoya, cyangwa tukatuvana kuri tere tukatujyana N'Djamena. Ngenda mu ntoya nini, kuvuga ngo ufite indege yawe kugenda ukicaramo nyine gutya gusa muri ya ntebe imwe gusa, ko atari foteye yuzuye indege bagushyiriramo. Reka ngarukiriza aho ngaho. Ariko barababwira bati mwebwe, wowe tuzaguha indege, wowe tuzaguha iki ngiki, wowe tuzaguha ibi ngibi, wowe uzakora ibi ngibi, wowe uzakora ibi ngibi, kandi amafaranga ngaya hano. Bakamuzanira iki? Ivarisi yuzuye amafaranga, cyangwa se amavarisi 2, akazavuga ko yatuwe mu rusengero. Hanyuma amafaranga nyine ari kuza menshi cyane. Aya ngaya rero ntafite n'uburyo basobanura, agomba no guca mu nzira zizwi neza, nk'izo nzira zacagamo amafaranga ya sida, nk'inzira zacagamo amafaranga ya malariya. Ariko ikintu kintangaza, kinanira n'ubwoba, kintera kwibaza kubera iki batabihisha, kubera iki bari kubihisha, kandi ibya malariya batarabihishaga, ibya sida batarabihishaga, kuko bazi yuko ari ibizira biri gukorwa. Ariko ikibazo ndi kwibaza nyine, nanjye nibaza, nawe ukibaze, ninde uzasigara atabaye sodomize? Ninde uzasigara atendewe inyuma? My goodness, ninde uzasigara buriya koko? Ntabwo nababwiye umugabo umupasiteri wabwiye udatari kujya ko mbona usigaye warateye imbere, kandi ngewe nkaba nduzi ndi gupfa nabi. Nta kuntu wambwira aho waciye ukaba usigaye warateye imbere. Ati nta kibazo, uzaze tuganire iwanjye. Araza, ahageze ati ureke umugore n'abana baryame, hanyuma turajya mu cyumba cy'abashyitsi tuganiriyemo nkubwire uko bimeze. Biragenda, bageze mu cyumba cy'abashyitsi, atangiye kumuganiriza amubwira ati, atangira kumukorakora amwinjiza intoki mu ipantaro. Ati se sha, birimo ni ibiki? Ati ibintu birimo ni ibiki? Ibi ni ibiki uri gukora? Ati none se uzatera imbere gute? Ati se ni ibi ngibi mwabagamo sha? Ati mfa, reka mubwize ukuri, reka niryamire ejo nzatahe, cyangwa nimba udashaka ko ndyama iwawe ureke nigendere muri iri joro, ariko reka niryamire ejo nzatahe, uwo mugisha uzawigumanire. Abantu, abo pasiteri nk'abo bahawe amafaranga, umwe yanasobanuriye, arambwira ngo basigara abakomisiyoneri. Umuntu
bitewe n'uko bamubona, bitewe n'uko bamubona bavuga ati we turaguhaye angahe ariko ubyemere, wowe turaguha 10,000, we turaguha 200, we turaguha 300. donc ni abakomisiyoneri nka kwa n'umuntu agura ihene. Amafaranga baba bafite ubwo bangana gute? Uburiganya, iby'uburiganya ntacyo binavuze, ntacyo bivuze. ubwo hari umwe ari kumbwira ati natwawe n'umumotari, umumotari agenda ambwira ati mvuye mu mahugurwa y'abatinganyi, ati baduhaye 10,000 baranatugaburira. akabe gasekwa nka keza, ariko Imana ishimwe kuko ndi kurangiza kino kiganiro ndi guseka ko mu kanya nari ngiye kurira. Ndijijwe n'ibintu byinshi cyane nyine, ariko isi yatanzwe mu maboko y'inkozi z'ibibi, itwikira mu maso y'abacamanza bayihatwikirije amafaranga. Bya bindi uyu mugabo yavuze ngo donnez-moi le contrôle sur la monnaie d'une nation et je n'aurai pas à me soucier de ceux qui font la loi, de ceux qui font ces lois. Hari ahandi bavuga ngo donnez-moi le contrôle sur la monnaie d'une nation et je m'en moque de ceux qui font ces lois. ngo mu burenganzira ku mafaranga y'igihugu, abakora amategeko cyangwa abayakurikirana ntacyo bambwiye, ntacyo bambwiye. Ya nyamaswa wabonye ni iyihe rero? Nababwiye ko nabonye inyamaswa, umugabo wari ufite inyamaswa yo mu bwoko bwa puma, inyamaswa y'umukara tsiritsiri, iba ingana n'ingwe nini cyane, isa n'ingwe, ifite umubiri unyerera, ifite amaso atukura, iba mu ishyamba rya Amazone, y'inkazi cyane cyane cyane. Ntabwo nirirwa mbitindaho, ni inyamaswa igiye kuyogoza isi. Niyo nyamaswa ubu bwoko bw'umwijima, uru rubyaro rw'umwijima rukoresha rwinezeza. Iyo nyamaswa nta yindi ni intambara. Ubwo twe tubona intambara, tubona amarira, tubona biruka, tubona amaraso, tubona bari kuvuga nk'uko umuntu aba yakoreye umupira, bandika amartikire akabaha amafaranga, bicara ku kirahure cyanuze cya champagne cyangwa se cyanuze cya divayi, bakicara, cyangwa se whisky, bakicara imbere ya televiziyo bagaseka bandika. Igeze kuba inkuru y'umunyamakuru umwe wakoze ifoto, yigeze kuba iya mbere ku isi yose, umunyamakuru wo muri Afurika y'Epfo w'umuzungu, wakoze ifoto yigeze kuba iya mbere ku isi yose, afotora akana k'agakobwa gafite nk'imyaka nk'itanu, katashobora kwicara, kadashobora kugira guhagarara, gapfukamye gahennye karambitse, gahennye karambitse agahanga hasi, karishwe n'inzara, hari igisiga kigategereje kikarinze, gitegereje ko gapfa kugira ngo kikarye. Umugabo afotora ifoto, arangije arayitwara, ayerekana, ajya kuyipresenta mu marushanwa y'amafoto y'abanyamakuru. Ifoto imuhesha igihembo cy'umufotogarafe, umunyamakuru w'umufotogarafe wa mbere ku isi. Arangije atangira kujya asiyona mu ntuze ku mateleviziyo. Imwe ageze kuri televiziyo imwe, umunyamakuru umwe aramubwira ati se umaze gufotora iriya foto y'uriya mwana wari umeze kuriya, wishwe n'inzara, igisiga gitegereje ko apfa kugira ngo kimurye, waramutwaye, waje kumusova, byagenze biti? Ati ntabwo nzi ukuri iby'uriya mwana byarangiye, namusize hariya. Undi aramubwira ati you know what, ati ntekereza ko uriya mwana yari ategerejwe n'ibisiga 2, kimwe ni wowe, ikindi ni kiriya cyari kimutegereje. Uwo munyamakuru yahise ava aho ngaho kuri iyo plateau ya televiziyo, ahita agenda ariyahura.
abangaba ni uko bafite imitima ikomeye y'intuza y'amabuye kuko baremwe muri ntuza, ariko umuntu abashyize imbere ubugome bakorera inyoko muntu, bakicara bakitegereza bagaseka. Abafite imitima yacu nk'abantu bashobora kwiyahura, ariko nyine bafite imitima iri kotereze. Nagira ngo ngarukirize aha ngaha iki kiganiro, ariko mbabaza ngo ninde uzasigara adatsinzwe n'uburiganya bwa Satani? Mu by'ukuri ninde uzasigara adatsinzwe n'uburiganya bwa Satani? Nkababwira ngo babyeyi, musengera abana banyu s'il-vous-plaît. Ibindi yenda ntimwabishobora, ntimwamwiruka aho agiye hose, ariko musengera abana banyu. Mumenye ko urwo rugamba rwaratangiye, abana benshi bagiye kugirwa batinganya, kandi ikibazo cyabyo ntabwo bigira inkovu, ntabwo ari inkovu isigara. Ku Gikongoro haje umushoferi muri wone yitwa Africair. Uwo mushoferi muri Afurika y'icyo gihe bahaga buri mukozi papier hygienique ze, kugira ngo tuzataza ngo papier hygienique zashize, ukajya muri biro, ukajya uva mu biro ujyana papier hygienique yawe. None bakajya kubona ko nta mugabo wa mushoferi papier hygienique ze zarashize, agatangira gusabiriza papier hygienique. Baramubaza ko se byagiye bigenda bite, papier hygienique zawe kuki zihora zishira imbere cyane? Aza kubasobanurira ko yigeze gutwarwa n'abapadiri akirakana, baramujyana bajyana muri bya bihugu byo muri za Cameroon n'ahandi hose, bakaba bagenda bamutinga, bigeze aho adashobora ko ntabwo bishoboka ko afunga inyuma ngo byemere. Muscle sphincter yaracitse, byibizana ubwabyo. Ubwo kugira ngo bitizana ni ugupakiramo papier hygienique. Man, ayo mafaranga ni bene ya sida, muzayicuza kubera ko ya sida yo byibura sida urayirwara ugapfa, cyangwa se hari n'abayimaranye igihe kingana kuri. Kandi Imana nta rubanza kubaraho ko urwaye sida, kuko hari n'abayiterwa n'abagabo babo cyangwa abagore babo cyangwa ababyeyi babo. Ariko ibizira Imana ibyanga urunuka. Ndashima Imana ko ikomeje kuduteza intambwe muri uru rugendo. Biba bikomeye, ntabwo byoroshye, kandi nzi neza rwose ko tuzahabwa impundu dutabarutse. Hari indirimbo nkunda kuririmba, ariko sinyiririmba. Hari agace kavuga ngo ngumva impundu ziravuze ngo aranesheje. Yesu agiye azanesha ibi byose, azaca intambara zishire, azatumara umubabaro. Ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko kuzagaragara kwe, kugira ngo bikurwe muri ubu bubata bitagira umumaro. Mana, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye ko ukomeje kubana natwe, ko umugisha wawe ukomeje kugendana natwe. Reka rero tugusabe ngo uherekeze ibyo turi kuvuga, kugira ngo bigende bigire icyo bikora mu mitima y'abantu. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen.